ndabasuje umunsi tugiye gukora salade ya beterave na karoti ndetse na concombre ndetse turi bukenere gukoreshamo ubuki ndetse na vinegre. Iyi ni uburyo bwa mbere. Iyi salade ushobora kuyikora mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere turi burebere hamwe ni ubu buryo bwo gukoresha ibintu bitarimo isukari cyangwa se n'amavuta. Ni ukuvuga ngo ni salade iba yoroheje ku bantu bashaka nko kuba batagira ikibazo, wenda uri nko kuri regime, waravuye ku mavuta, waravuye ku isukari, ushobora kuba wayigerageza ino salade ntibe yakwicira regime. Noneho turanareba uburyo bwa kabiri. Murabona ko ntangiye nkata beterave rero ni murabizi bamwe hari n'abazibwirwa no kwa muganga, zongera amaraso ndetse ziba zifite n'izindi ntungamubiri no muri rusange, ariko agasalade usanga kagwa umuntu neza. Rero ndakatamo izi beterave mo amaronde cyangwa se ukunguku nyine zikase nk'utuziga, hanyuma mbone gukurikizaho gutunganya n'ibindi. Iyi salade ubwoko bwayo uko nayivuga mbere yuko wenda tuyikora, ndagira ngo mbabwire uko iyo imaze gutungana iba imeze. Ni ukuvuga ngo iba ari salade iryohereye, niba ariko nabivuga. Iba higanjemo ko beterave ubwayo iba iryohereye, karoti isa nk'iryohereye, noneho concombre wenda yo nta cyanga runaka iba ifite, ariko ni mu bwoko bw'amasalade aryohereye. Uramutse rero ukunda salade ushobora kuzagerageza n'iyi ngiyi. Ushobora kuvuga ese ubwo ibyo bintu biryohereye umuntu ashobora kubirya no ku biryo, ariko biba biryoshye, biba bimeze neza. Hari n'igihe ushobora kuvangamo nk'imbuto ugashyiramo nk'inanasi, cyangwa se ukaba washyiramo nk'amacunga, byose birakorwa, usanga biryoshye cyane. Rero ndafata za beterave namaze gukata, hanyuma nzishyire muri aka kantu, gakoresho nyine nateganyije. Hanyuma rero mfate na karoti, nizo ndi bukurikizeho gutunganya. Ushobora kuzitegura bitewe n'uko ubishaka cyangwa binatewe n'ibikoresho ufite. Ushobora gukoresha icyuma ukagenda ukatamo uduce dutoya nk'uku nguku, ukagenda nyine uslicinga ukoramo uduce dutoya. Iyo ukoresheje ubu buryo akenshi nyine bisaba ngo ube ufite icyuma cyiza gityaye neza, noneho ukaba wenda ushobora gukatamo nk'ibice bibiri kuriya zimeze, ukaba wakatamo kabiri. Ariko ushobora noneho no kuba wakoresha na rape cyangwa nk'aka gakoresho mfite, karaboneka ahantu henshi uramutse, kandi karafasha pe. Uramutse utagafite ushobora kugerageza ukazagashaka ukakagura. Ntekereza ko katarengeje n'amafaranga nk'igihumbi ni menshi, ni nka magana. Ukabonye rero ushobora kukagura, gakora utuntu twiza, gakora utudizayini twiza ku masalade, gakata utuntu twinshi, karahata, usanga ari agakoresho keza. Rero murabona ko kari kumfasha gukatamo uduce nyine tumeze nk'aho dusa neza twa karoti. Hanyuma ariko wirinda yuko ukomeza ugakuraho mpaka nyine iyo wumvise utakiri kuyifata neza ngo wumve irafatika, urayirekura ugakata indi nyine, kugira ngo utaza gushiduka washyizeho umubiri wawe ugakomereka, kuko nyine kaba ari akuma, ntabwo kaba gatyaye cyane bikabije, ariko kaba gashobora kugukata. Rero utunganya utu dukaroti, hanyuma wabirangiza icyo uhita ukurikizaho ni ugufata amazi ashyushye yabize nyine akiva ku ziko gishyushye, ugasukamo muri izi beterave. Ubu ni uburyo ngewe nkoresha, kubera ko kiriya kintu cy'ikibisi gikabije cyo muri beterave ntabwo nkikunda. Ariko noneho na salade hari ukuntu uba usanga nubwo uba wabyogeje bimeze neza, ugasanga hari igihe biba ari byiza cyane. N'umuntu wabingiriyemo inama ati biba ari byiza buriya ibintu ugiye gukoramo salade ubicishije mu mazi ashyushye yabize,
ntubitogose ngo ushyire ku ziko bitogote, ahubwo ukabyoza nyine mu mazi ashyushye, hanyuma ukabona kubikoramo salade, ngo nibyo biba birushijeho kuba bifite isuku kurenzaho. rero ndakoresha ubu buryo nyine, n'izi karoti ndazishyira mu mazi ashyushye, hanyuma mpite nkurikizaho gutunganya n'izi concombre. Gusa uko ubikata na forume ukata byose ntacyo bitwaye, niyo wabikata n'icyuma, nubwo wabikata mu buryo ubwo ari bwo bwose ushaka nta kibazo. Gusa iyo bikase gutya ari dutoya uba usanga birushaho nyine kuba binaryoshye, ugasanga birushijeho gufata izindi ingredient uri bugende ushyiramo, zikarushaho gufatamo neza. hanyuma rero ndatunganya twa dukokombure uko ari tubiri twose ntunyuze kuri ka gakoresho naberetse. Ubu ni uburyo nahisemo gukoresha cyane cyane kubera ko njye ntanakunda biriya bintu by'ibibuto byo hagati muri concombre, ariko ushobora no kuzikata nyine bisanzwe, ukagenda ukatamo uduce tunini. Hari n'abantu babikunda nyine gutamira ukumva hekenye concombre kinini. hanyuma rero nabyo nazo ndazishyira muri ya mazi yabize ashyushye cyane nyine akiva ku ziko. concombre ko zo ziba zoroshye, wirinda no kuzitinzamo, ziba zoroshye cyane kurenza karoti ndetse na beterave. hanyuma rero nazikura muri ya mazi ashyushye, nzishyira muri isorori ngiye kubivangiramo. wirinda nanone kuba washyiramo ibintu by'ibizi byinshi, kuko n'ubundi uba usanga na salade iyo imaze umwanya yo ubwayo igenda ubona isa nk'iyabyaye amazi. ubwo rero urabona ko ndi kubishyiramo kabisa bigifite na bwa bushyuhe, ariko uko ukomeza ubivanga bigenda bihora, noneho wamara no kubitunganya ukabitereka ahantu bigahora neza, ndetse ugasanga byoroshye bimeze neza nyine, byabaye salade iryoshye. hanyuma rero yo gushyiramo za karoti ndahita nkatiramo na beterave. ushobora kuzikata n'icyuma, ushobora kuzikatisha kariya kuma nakoresheje, ariko kubera ko namaze kudukatamo uduce kunyuza kuri kariya gakoresho biragoye, keretse yaba ikiri yose. ariko uba ugomba kuba nyine nawe intoki wakarabye neza, utunganye nyine, mbese wizeye isuku yawe, kubera ko salade ni ibintu byo kwitonderwa kuko ugomba kubikorana isuku, cyangwa se utabikora neza nyine ukaba ushobora gusanga ugaburiye abantu umwanda. rero urabyitondera ugakoresha isuku. iyo umaze rero kubikata byose, nta kindi kiba gikurikiyeho, uba ugiye guhita ushyiramo ibindi nyine uri bukenere muri iyi salade, hanyuma ikagenda nyine ifata uburyohe bw'ibyo bindi ugenda ushyiramo. icya mbere turi bubanzemo ni umunyu muke cyane, nk'agace k'akayiko gatoya, hanyuma duhite dushyira muri ya salade tubivangavange neza. nyuma y'umunyu turahita dukurikizaho ubuki. ubuki rero buraryoha muri salade, cyane cyane nk'izi salade nyine ziba ziri sweet. hari ukuntu uba usanga iri sweet, indi iri sour, cyangwa se irimo tubyite gusharira. ntago wabyita ngo ni ugusharira, ariko nyine uba usanga
irimo acidite nyinshi cyane kurusha uko irimo ibintu by'uburyohe. Iyi rero ni iri sweet, mu bwoko bwa sweet, ugakoresha ibiyiko bibiri by'ubuki, gusa ushobora no gushyiramo nk'ikiyiko kimwe udashaka ko biba sweet cyane. Hanyuma rero ugakomeza ukavangamo nk'uko wari wavanzemo na wa munyu. Ikindi gikurikiraho ni vinegere. Dushyiramo inshuro ebyiri za bwa buki washyizemo kugira ngo bugabanye nyine bwa buryohe bwinshi bw'ubuki. Ugashyiramo noneho ibiyiko bine. Twashyizemo ibiyiko bibiri by'ubuki, ubwo turahita dushyiramo ibiyiko bine bya vinegere, hanyuma tuvange. Nta kindi kiba gisigaye rero uretse kuba iyi salade wayitereka ahantu ikaza guhora neza, kubera kwa kundi twabanje kwishyira mu mazi ashyushye uba usanga igifitemo akantu k'ubushyuhe, ukayitereka ahantu igahora neza. Gusa ushobora no gushyiramo pepa, gusa ni optional, se mbivuge gute, ni ukuvuga ngo ushobora kubikora cyangwa ntubikore, gusa nyine pepa usanga akenshi mu gasalade iryoshye, ugashyiramo gakeya kubera ko n'undi ari salade iri sweet. Ushobora no kutayishyiramo ukabyihorera gusa, ariko uramutse ukunda uburyohe bwa pepa cyangwa se uburyo ihumura, ushobora kuyishyiramo ugasanga birushijeho kuryoha. Ikindi kiba gikurikiyeho rero nta kindi uretse kuba iyi salade yawe wayitegura mu kintu wateganyije kuba wategura ku meza mu gihe ugiye kugaburira abantu. Ndayishyiramo rero muri aka gakoresho, ntago uhita usukamo na ya sosi yagiye ivuka turi gukora nyine ino salade, kwa kundi twasutsemo biriya bintu bisukika byose bigatuma irushaho kugenda izana ibintu bimeze nk'amazi. Urabyihorera, ubirekera muri cya kintu wabikoreyemo, noneho ukagenda ukuramo salade isa nk'iyumutseho gake, uyishyira mu kintu wateganyije kuyiserivamo. Ni uku nguku rero iyi salade iba imeze. Ubu ni bwo buryo bwa mbere ushobora kuyiteguramo mu gihe waba wibereye nko kuri regime utari gukonsoma ibintu by'isukari cyangwa se amavuta. Iyi ni salade wagerageza. Ubundi buryo bwa kabiri rero, ushobora kongeramo mayonnaise, ushobora kongeramo moutarde, ushobora kongeramo wenda na huile d'olive, ariko ntago ndi bwongeremo ibyo byose. Ndongeramo mayonnaise nkeya gusa kugira ngo birusheho gufata nyine ako karyohe. Murabizi mayonnaise akenshi ikunda kuryoshya amasalade, rero nishyiramo mayonnaise urumva ko biri buzana akantu k'uburyohe karenzeho. Ubwo nyine ku bantu bari kuri regime ubwo waba ubyishe, ku bantu batakiri kurya ibintu by'amavuta n'amasukari ubwo ushobora kubyihorera. Ubu ni uburyo bw'abantu bashaka kwirira nyine bisanzwe, nta kwibombarika kwinshi. Ukabivanga rero. Iyi ni salade iba iryoshye pe, ni salade iba iryoshye. Ushobora kuzayigerageza hanyuma mukazampa feedback ukuntu mwasanze imeze. N'ubundi nk'uko twabigenje rero na mukanya dukora ya yindi itarimo mayonnaise, n'ubundi turakoresha bwa buryo. Ufata nyine isalade isa nk'iyumutse ukayikuramo muri iyi bowl, hanyuma ukagenda uyishyira muri kariya ka bowl kandi ko guserivamo, ukagenda uyishyiramo ariko usa nkaho wakamuyemo iriya sosi ukayihorera. Hari n'abantu bakunda kurya bene iyi sosi bayakoze salade, ubwo uyikunda nyine ushobora kuyishyira ku ruhande nk'abantu bayikunda bakazana bo kuyirya, ukagenda uyishyiramo gutya, hanyuma bikaba biri ready. Ugaseriva abantu ufite bo guseriva. Ushobora no kongeramo nk'igitunguru, ushobora kongeramo nyine ibindi bintu byinshi. Buriya salade ni freestyle, ni ibintu umuntu ashobora kwiyongereramo ibye cyangwa ugakuramo bitewe n'ibyo ukunda n'ibyo udakunda. Rero biroroshye cyane,
mba ngira ngo tugerageze amoko menshi ashoboka ya salade, kwako hari n'abantu bamwe mu bankurikira baba babinsabye bati ujye utwereka amasalade atandukanye umuntu ashobora gutekereza gukora, kuko hari igihe usanga uzi nko gukora nka salade imwe ebyiri gusa kumva ntaguzi ibindi. Rero tuzajya tugenda tugerageza ibintu byinshi bitandukanye. Nuko nguku iyi salade imeze imaze gutungana. Ngubu abantu bashobora kuyirya, iraryoshye, nta bintu byinshi ikeneye, ushobora kuyigerageza noneho ukaba wansangiza ibitekerezo wakoresha adresse mba nashyize muri description box cyangwa se ukandika mu mwanya wa comments. Ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa Peace. Ndabakunda cyane, bye bye.